nza gushaka ndavuga ati ngenda ndashaka kwipfira umva ndangije naragiye nyine nsanga ko afite umugore mbona abana banjye bari kurerwa na mukase nyine ndi kumwe na mama noneho arambwira ati rero ntunkorera kubana ndakwicira ahangaha banjyane banjye gufungwa mbona message ngo ndimo ndarera imbwa n'ibibwana byayo ngo abana uzongera kubabona ari intumbi yego ko mana yanjye ndi kukubwira ngo sinari nemeye no kuhagera uzi icyo gihe ibintu byabaye umugabo yabwiye umuyobozi w'umudugudu ati ngiye kuzana umuhoro ndamugutemera mu maso nawe niwitambika nguteme Eveno mijenti no mwonyo the son of Africa Busy Bagkin Igo Golden Coin bwabo yetanyita kazi keserekana ko umeze neza cyane awerereye hirya no hino hatandukanye uri mu Rwanda muri Afrika cyangwa se kwisi muri rusange nafasha gasonga bugare naye ndaza nicara imbere yanyu kugira ngo tuganire namwe amaso ku maso mbona nkubone ani nayo mpamvu mba ngira ngo nkubwire ko nyine iyi ari yawe TV mwa muri kumwe umunsi ku munsi kugira ngo ukore na subscribe ukurikirana ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye uyu munsi turi buze kuganira n'umumama n'umubyeyi watwegereye adusaba ko tugomba kuganira ku buzima muri rusange of course turi buze kuganira rero tugiye mu buzima bwe turebe uko bimeze afite byinshi aduhishiye reka nze mwakire muha nikaze kuri yawe TV wiriwe waramutse uraho neza yewe neza amakuru yawe makuru ni meza biracamo yaca Jewe nitwa Kazi Kesi wewe witwa ndese nanjye nitwa Ishimwe Kevin mazina na yaba.com aba.com urabazi wumva ari abake sese nk'abana bakiri batora abantu bakiri batoye none se amazina nawe kutari umu.com ukabuyitwa ubwo ngubwo byagenze bite n'ubusiri mu bwinshi aya nanjye ndumwe muri bo nibyo aha ibyo byose nibyo tugiye kumenya rero tugaye kazi kuri yawe TV yego murakoze umeze uteze meze neza biracamo dushaka kubona vibe ariko ndashaka kwese umbwiye ko ukiri nawe uracyari mutoya yego tugiye kuganira twishime nyine tumeze neza sibyo hanyuma waradusabye ko twaganira yego narabibasabye umunsi birabaye rero kumva bimeze bite ndumva nishimye ko sinzi nako nyine ngiye kubaganiriza ku buzima bwanjye ku buzima tugenda duhura nabwo nyine nkatwe abana b'abakobwa duhura n'ibintu byinshi cyane giti cyawe reka turebe tuti byagenze bite ni ukuvuga ngo ubwo ndashaka duhere kumenya turakomeza tukumenye byose waciyemo tujyane muri iyo nzira tujyane nje nawe n'abanyarwanda muri rusange n'abari hanze y'u Rwanda tujyane muri iyo nzira y'ubuzima bwiza cyangwa w'ibintu sinzi icyo ugiye kutubwira tujyane muri uwo muhanda waciyemo kugera muri kano kanya ni ukuvuga ngo njyewe impamvu nanifuje ko naganira namwe nahuye n'ikibazo gikomeye cyane nkiri mutoya nyine ndi mu myaka 15 nari ngeze mu wa gatatu segonderi naje gukundana n'umuntu dukundana rwihishwa ntagira umuntu wundi ubimenya nyine ari rwihishwa narigaga nari ngeze mu wa gatatu segonderi noneho uwo muntu twakundanaga yarandutaga ari umuntu mukuru andusha imyaka 12 yandushaga 12 ahoko nyine nkumva ndamukunze nawe agakora uko ashoboye kose akamenyereka kankunze biba gutyo rwihishwa nyine turakomezanya ariko igihe kiza kugera nerinda mbere ko tuza gukomereza aho ngaho reka dore tukumenya n'ibyo nari nkubwiye tuze tukumenya amazina atubwiye utukiye he bangahe
Okay. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Kevin. Navukiye Kimironko. Navukiye ni naho nakuriye. Ndi umubyeyi w'abana 3 b'abahungu. Mfite mama, mfite na papa. Narize ngarukira mu wa 3. Ni tronkome. Nuko nyine ngarukira mu wa 3. Cyatumye mva mu ishuri naje gutwara inda. Icyo gihe nari ntwaye inda 15. Niho nari ngeze mbabwira. Nyine byabaye ibintu bikomeye mu rugo kubyakira biranga, ariko kuko mama ari umubyeyi utuje cyane utajya ukunda ibintu by'amahane, aravuga ati niba baguteye inda icara ngaho ubyare, numara kubyara uzasubira ku ishuri wige. Ubwo ngubwo nyine nanjye byari byaraneye ikibazo, ariko uwo mugabo wari waraneye inda aravuga ati ntago mwakomeza kubana, reka ngiye mufate mutunge. Mama aramubwira ati ubwo ngubwo ufite ubushobozi bwo kuba wanungira umwana cyangwa ugiye kumuhangayikisha umubabaze, waretse umwana wanjye tukagumana. Aramubwira ati ntago byashoboka. Nanjye rero nari mfite nyine isoni n'ikimwaro cyuko ngiye kubyarira mu rugo kandi nari umukobwa. Nuko turagenda turabana igihe kiragera ndabyara, turakomeza nyine turabana, tuza kubyara n'undi mwana wa 2, tukibana tubyarana wa 3, ariko ntago twigeze tugumana. Hajemo amahirwe make yo kugumana kubera uburyo twari tubanyemo. Yaranotezaga akankubita mu rugo, hagahora induru, tugahora dushwana nyine abayobozi bamaze kubitangira kubimenya. Hari umunsi yigeze gutaha yanyweye ibintu by'imiserero myinshi cyane, ankubita itoroshi mu maso. Mbona ukuntu mbaye, mbona amaraso mvuye, ndavuga ati uyu muntu ashobora kuzanyica nkapfa nirereye abana nawe bakamufunga, ukabona abana n'ubundi babaye imfubyi barandagaye 3. Ndangije ubwo ngubwo ikintu nakoze cyo nahise mvuga ati reka nitahire mu rugo. Ndamuhamagara nyine araza turaganira, ndamugatira ukuntu wangize. Nagiye kwa muganga banga kumvura, bambaza umuntu wangize gutya, ndaguhishira. Sinshaka kujya muri gereza ngo ufungwe nkuko mbere hose nabirwanyije kugira ngo utajya muri gereza kuko waneye inda. Rero duhana amahoro, ngende mu rugo, nawe noneho ntuzibagirwe inshingano zawe ngo wibagirwe ko wabyaye, zamfashe kumenya abana. Arambwira ati nta kibazo. Gusa nyine nyuma aravuga ati ashaka ko twicara tukagana twongeye gusubirana, ariko ngiye nari maze kugira ubwoba kuko mw'icyo gihe nari maze kumva ko abagabo bari kwica abagore. Tavuga ati ndicara ndatekereza, nari ndi kumwe na mama, niba umugabo atangiye kunkubita ku myaka 18, nzagira imyaka 25, azaba yaranyishe. Ndavuga ati reka nandukane nawe, turatandukanigira mu rugo nyine. Ako abayobozi icyo gihe bamutegetse ko agomba kunkodeshereza inzu akamenya n'abana. Ibyo bintu barabimutegetse, bamutegeka amafaranga 60,000. Ngiye numvaga nyuzwe no kudutunga, numva nta kintu binwaye, numva ndanyuzwe pe, birananezeza cyane. Ni buri kwezi. Yego, tubyanzura gutyo, ndagenda nyine. Ubundi nge nashaka kwigira mu rugo, basi nayo 60 azagenda ubundi amfasha ngira uko nigenza, kuko n'ubundi nta kazi nabaga mfite, n'ubundi mu rugo bari kuba banunze. Ariko nyine yaranze. Ubwo ngubwo amaze kwanga, ikintu nakoze, twahise tugenda tujya nyine njya gukodesha inzu, mba muri iyo nzu, mbanamo n'abana banjye. Amafaranga y'ukwezi kwa mbere yarayatanze, y'ukwezi kwa kabiri arayatanga. Ako bigeze mu kwezi kwa 3, nyirinzu namubaza akambwira ati bite ko mutanyishyura. Nkamuhamagara nkamubwira ati se kutishyuye inzu? Ngo ntabwo nari nabona amafaranga. Ndamubwira ati none se kubera iki ubundi ari wowe uyishyura
ubundi ngiye naramworohereje. Abayobozi bari baramutegetse ahantu azajya yasiga ku muyobozi n'undi nawe nkajya ngenda ngiye ngafata amafaranga akaba niyo mbyikorera, ariko kuko nari nzi ubuzima yari arimo ko n'ubuzima bw'i Kigali bugoye, nkavuga ati buriya hari impamvu yahisemo kujyamo amafaranga yo guhaha n'inzu akayishyura, numvaga nta kintu bintwaye n'ubundi. Ariko nyine numva ko byaje kurangira nyine nzambwiye yuko atamwishyura, kandi no kumuha amafaranga yo kurya bikaba ikibazo, n'undi bikaba ngombwa ko njya mu rugo nkajya kurya mu rugo. Mama rero yabonye ko ubuzima mbayemo ari bubi pe, bwari bubi. Abana 3 ni benshi, abana bakarwara nkajya mu rugo, n'ubundi mama akaba ari ubavuza. Mama aravuga ati n'ubundi garuka mu rugo. Oya, icyo gihe nyine yari yarankodeshereje yanzu tutabana, ariko nyine n'undi nta kintu yamariraga. Njya mu rugo mbana na mama, nyine nagira kwiyakira, nagira no kumenyera. Abana barakura arampamagara arambwira ati, nyine nanze kwitwa nongera gusubira mu buyobozi. Noneho ndamubwira, arampamagara arambwira ati rero reka nkubwire, kugira ngo nkorohereze njye ntabwo nabona amafaranga yo kuzajya ngufashisha, mpereza abana 2 usigarana umwe. Ndamubwira ati ko se ndaguhereza abana 2 nsigarana umwe niwe wari uri konka, nyine niwe wari mutoya, ari mu mezi 6 7. Abandi nabo bari bato cyane, ko wumvisha imyaka mfite n'abana mfite bagiye barutanwa igihe gito. Umukuru ubwo yari afite imyaka 4 batatu. Oya, ni ukuvuga ngo 2015 nibwo nari mbyaye imfura yanjye nyine mu kwa 11. Hanyuma 2017 mu kwa 6 nahise mbyara undi. 2018 mu kwa 10 nari maze kubyara undi. Nibwo nahise njya kubana n'umugabo. Yego, bose nababyaye tubana. Umuntu akibaza ngo umuntu yapakira utwite murabana, yera umwana wa mbere muri kumwe, biza kuzamo ibintu by'intonganya zaturutse kuki, iki cyatumaga mutungana? Uzisa kenshi ngiye rero mbona ari uguturuka ku miryango. Nyine byagendaga gute? Turashaka dusobanure kugira tuzo kubyumva. Ubundi ku mwana wa mbere nyine hope byari bikiri byiza kuva mutwite kugeza mubyaye. Kwa kabiri ariko yajyaga akunda kugira ikintu ambwira. Nekereza ko impamvu nari nyiri mutoya, kuko maze kugera mu myaka 18 nibwo yatangiye kujya noteza. Cyangwa anatinyaga kwenda nakubwira nabi muri iyo myaka uzi kumugisha we. Nibyo yatinyaga we nibyo yatinyaga. Narabyumvaga cyane kuko yakundaga gukoresha ijambo ati neje mu ndukagera 18. Niko yajyaga akunda kumbwira. Nkamubwira ati se 18 kiti nge nago ntawanera stress mfite mu rugo, nakwigira mu rugo. Ariko nyine akazanamo n'ibintu byo gufuha, kavuga ati wavuganye wenda n'umwana mwiganye mwahuye, ubwo nabyo ukaza kubizira, yabimenye ukabizira akagukubita. Nyine we yarambwiye ati wowe ugomba kwicara ngaha, narakwirereye noneho ngomba no kukurena n'abana banjye. Mbega we yashakaga kumfata nkaho ndi umwana wiwe mu rugo, nari umugore we. Nyine ntago nabeshya, ariko akenshi nayageraga ariko ari we wanyiyenjejeho, ari we wabizanye. Kuko nanjye nanga ngiye umuntu, si uko nabivuga gute, nanga umuntu ushaka kunyereka yuko nta kintu mvuze nta n'ikintu maze, ushaka kunyobora akankoresha icyo we ashaka. Ndasenga ariko icyo gihe ntabyo narinzi, ntabwo narinzi n'ibyo kuvuga ngo abagabo ngo ibiki. Nyine numvaga ari nk'ibintu biri aho, ahubwo nkanifuza no kwitahira nkijyana mu rugo, ko byarancangaga. Naranatahaga igihe twakundaga no gutandukana, ariko ngewe akenshi ikintu twagiye dupfa. Umugore hari umukobwa wakoraga iwabo bari barabyaranye, noneho ubwo ngubwo mu kubyarana, ariko ibyo byose byagiye biba n'ubundi twagiye kubana. We yahisemo
yaravuze ati ngewe uriya nyine twarabyaranye ariko simukunda nkunda Kevin niwe tugomba kubana tugakomezanya ubuzima. Abivugira imbere ya mama biramucanga, mama aravuga ati ntabwo ubwo bushobozi uzabona bwo gutunga abagore babiri, ushaka kundekera umwana nyine ngiye nkomeze nirerera umwana. Yego ariko nyine ubwo twaje kubana imiryango irabyemeza, yavuga ati abana niba bakundanye reka babane, ko bari abantu ntabwo twabatandukanye. Nubwo ibyo byose byajyaga biba ariko wabonaga ko harimo urukundo. Amakimbirane twebwe rero ibyacu wagira ngo byari birimo nyabingi, kuko no kutubona pe wabonaga twabaga turi n'intangarugero mu bandi bantu b'abaturanyi. Babonaga ari nka couple inejeje, bakabona ndi mutoya, bakabona we ni mukuru, ariko tubanye neza pe tunakundana. Ariko akiza ikibazo ahantu cyakundaga kuva kenshi cyavaga ku nzoga. Kenshi cyavaga ku nzoga, wenda agatanga nimugoroba ukumva nyine ari kuvuga ngo mama wawe ntaga nkunda, ngo mwashatse kumfungisha, ngo ariko nyine ngo biranga nyine se mwabona uko mumfungisha. Nkamubwira ati none se reka nkubwire, iyo uvuga ngo twashatse kugufungisha ubundi ubu ngubu ubwo se bagufunga? None se mama yari kubashaka kugufungisha ko wamutereye umwana inda mu gihe nari ndi kwa muganga, ubuyobozi bwagukoreye raporo bwagufashe, narangiza mama akansanga kwa muganga akambwira ati gira ujye kuvuganira umugabo wawe dore bagiye kumushyira muri gereza, kandi uhora uvuga ko ushaka kuzabyara umwana abona papa we. Uko byagenze nyine. Yego ubuyobozi nyine bwakoze raporo tujya kubana bwa mbere twarabanye, ariko nyine nkumva ngiye kubaho byari byaranze nyine bitewe naho nari ngeze. Nakinaga umupira maze kugera ku rwego rwo hejuru, nkatekereza amashuri yanjye, nkatekereza ukuntu nwite, nta n'umugabo mfite mvuga ngo ndamufite, n'ubundi ari bya miserero, n'ubundi nubwo twabanaga ariko twabanaga bitemewe, ari ukwihisha. No mu rugo ntabwo bari babizi, papa ntabyo yarazi, ni mama wenyine wari ubizi. Nza gushaka ndavuga ati ngenda ndashaka kwipfira, ndagenda njya ahantu twabaga, maranshaka nyine mu rugo barambura. Noneho mukumbura mama yaravuze ati umwana wanjye niba yabuze uriya muhungu azahari. Mama nyine niko kujya kwegera abayobozi ushinzwe umutekano aho dutuye, arabimuganiriza avuga ati rero icyo tugiye gukora tugiye gushaka uwo mugabo bahita bamubona nyine baramuhamagara araza, bari bakoze raporo bahita bamujyana kuri polisi. Ariko njyewe ubwo aho nari meze nabi n'ubundi ndayankoroze, nari mwite ndigera nko mezi 3 nyine y'uwo mwana mukuru. Njya kwa muganga hari Remera, mugiye ndi kwa muganga ni naho station yari iri aho bafungiraga, ribu yari itaraza. Nuko nyine ubwo ngubwo barahamujyana, mama kibimbwira nahise mbaduka kwa muganga. Nyine njyewe mama yarampamagaye kuri telefone, njyewe nari ndi Kanombe ahantu n'undi uwo mugabo twabanaga. Oya njyewe niho nari nagiye kuko we ntabwo yari ahari, nawe ntabwo yari azi aho nagiye kuko nari narahavuye ndi mu rugo, ariko inzu ifunze n'undi mfite imfunguzo inzu ifunze, nawe atakihajya kubera ko n'undi nahari. Nawe ntabwo yari azi ngo ndihe ko njyewe nanditse urupapuro mama ndamubwira ati ma naragusebeje nk'umubyeyi, reka njyewe mbaha amahoro nigendere. N'ubundi bari zatangiye kuvuga ngo niyahuye. Ubwo nyine umugabo we twari twavuganye ndamubwira ati warakoze ati gusa ndagushimira nawe uburyo twabanyemo, mpita nigendera. Nuko ubwo ngubwo mama nyine arampamagara kuri telefone, amamagara ari kurira, numva amarira mama arize, numva ibintu ambwiye, ambwira ati mwana wanjye ko nakwemere ko nzakuba hafi, ko nzagufasha, wambabari ukaza. Jewe reka nkubwire nanjye byari byancanze, kwiyahura njye narabitekerezaga, ariko nanjye ninya gupfa. Naravuze ati oya, kwiyahura ni bibi. Bati kwiyahura ni bibi nyine. Natekereza n'umwana wanjye avuga ati Imana yamana bikomeye cyane.
oya pe niba hari n'ikintu nigeze ntekereza mu buzima bwanjye nicyo, ahubwo nyimara kumenya ko nwite nyine numvishije ubwo bitanashoboka njye naribazaga ati se nanjye mu nda yanjye harimo umuntu, nta n'ubwo bindi bwose nigeze ntekereza, njyewe nyine natekerezaga ku buzima bwanjye. Ariko nyine nyuma maze kubona ko mu rugo nta kibazo babifiteho, papa niwe nawe wari unebwa kuko yari atarabimenya. Papa maze kubimenya, maze kubona ko amaze kubyakira, ndavuga ati ibintu byose bizashoboka. Ubwo nyine ubwo nari ndi kukubwira ukuntu umugabo bamugishije aho ngo kuri station n'uburyo yahavuye. Nuko nyine ubwo naje kuza mama arambona, kimbona mitangera aho ngaho mu nda haranjye ndaremba mera nabi. Noneho ukuntu uwo mugabo rero ni umuntu agira nk'ibintu bye sinzi ibintu ukuntu ameze, niba ari nk'ibizimu bimufata. Icyo gihe yahise ankubita n'urushyi rwiza cyane, rwiza mpita nikubita hasi, niko kugagara ko kujya kwa muganga gutyo. Noneho ariko noneho nagiye kwa muganga ndi kuvuga ati naza ari hehe ngo tujyane kwa muganga, ati ntihagire icyaba mumureke, ntihagire mama ati mumbabarire rwose nabo bayobozi bamureke. Ubwo bari bahamagaye indi modoka nabo yindi yo ku karere iri bumujyane, njye nabyo nari nzi abayobozi bari babihisha ati nabimenye. Mama niko kumbwira ati umugabo bagiye kumufunga pe. Navuye kwa muganga uko nari meze n'ibiserume byose mpita makatira kuko hari hafi yaho, ndavuga ati mbabarire mundekurira umugabo, mundekurira umugabo, njye ntabwo nigeze kubaregera ngo baneye inda nujuje imyaka. Ati ubwo niba ari imyaka 30 mu nkatira 15 nawe indi 15 kuko ati none ni mumufunga umwana wanjye mwemwe abayobozi muzamumenya, muzamubera papa we. Ati none se reka mbabaze, umwana navuka agakura akumva ari njye wafungishije papa wiwe, kugira papa yafungwa ari kubera njyewe, nzabimusobanurira gute? Nuko abapolisi nyine baba bari kubyumva, haza umupolisi mukuru avuga ati hano ko mbona hari akajagari habaye iki? Ndamugata afande nukuri mbabarira bagiye kumfungira umugabo. Afande rero yarayibonye araseka, batise umugabo wande wawe suru ruhinja rufite umugabo. Ndavuga ati njyewe baneye inda kandi yayineye rwose dukundanye, ntago namureze nta nubwo mbyinubira. Ati ubaze n'abayobozi ko hari abo nigeze njya kuregera ngo baneye inda, cyangwa mama ko hari uwo yaregeye ati nafatiye umuhungu iwanjye yamfatiye umwana ku ngufu. Ati oya ni ibintu twumvikanye, ahubwo niba ari ugufunga mufunge njye kuko ninjye wamusanze aho yarari. Afande ahita avuga ati okay mumukuremo amapingu, bayamukuramo, fata umugabo wawe mwigendere. Ndamubwira turakoze, turagenda. Natashye oya kijye nahise nguma mu rugo, mama yari amaze kubona ko indi maze kuba nkuru, vuga ati ngomba kwita ku mwana wanjye, yatangiye no kuzana ibibazo byo kujya yivumbura yaziyahura. Nta kintu yambwiye nyine byari byamurenze kuko w'icyo gihe yarambwiye cyakoze ati ubwo nari buriya narindi gutekereza imyaka 30 niyo natekerezaga muri njye. Yari yishimye pe, yari yishimye icyo gihe yarakinkunze, ariko yaje kubona ko ibintu bikomeye ahita agenda. Twaravuganye ambwira ko ikibazo cyose nzangira kitazabura uko gikemuka, aragenda. Nyirakuru ngo yamuhaye niba ari 50,000 ahita ajya i Bugande. Numva ko ari nk'ibintu bicaye nk'umuryango bakagana kuvuga ati niba bitangiye kumera gutya toroka wigendere. Yego abaragiye ajya Uganda, njye yaramamagaye arambwira ati nagiye. Noneho rero njyewe inda hari ukuntu umugore atwita akumva ko ashaka kujya abona umugabo we, njyewe numvaga atagenda. Abimbwiye ndababara, agahinda karanyica. Mama ndamubwira ati ma yagiye, ati noneho mama ndapfa pe. Ariko nyine mama aravuga ati hoya se simari, icyo uzashaka cyose nzanyiguha. Nawe ute n'ukuntu yankundaga, arampamagara arambwira ati rero reka nkubwire sheri wanjye rwose kuba naragiye si uko nkwanze. Bya leta nta wabimenya, bashobora kuza n'undi bakamfunga. Tariko ntacyo aho ndi mba mbizi turatuvugana. Tukavugana nyine, ariko nyine abo bayobozi n'undi ntago byege byari bitarakara nk'ubu.
igihe kiragera ndi hafi kubyara ndamuhamagara ngo ati se ko igihe kigeze cyo kubyara nkaba nta mwenda w'umwana ndagura nkazamuha amafaranga ariko sinari nzi ko mama yanguriye imyenda y'umwana. Ni ukuvuga mama uko mama yakoraga kose yaragendaga akajya mu isoko akagura imyenda akayibika, njye ntabyo nabaga nzi. Umugabo aza kuza yaje mu rukerera yabaga ari kwihisha nyine kuko abantu batangaga amakuru, nubwo wabaga utareze umuntu ariko abantu bo barabivugaga. Arangije nyine araza amafaranga kigiye amaye 20,000. Ibyo 20,000 by'icyo gihe ukuntu byabaga bikaze byarakoshaga. Ni 2015 yabaga ari amafaranga menshi, si imyenda y'umwana ntago yahendaga y'abana. Arangije nyine agumaho ndamubwira ati ariko gumaho ninde uzagufunga njye nakureze, wowe gerageza ntituzagira ikintu twongera gupfa ngo bijye mu buyobozi, tubane neza twibanira gutyo. Ndabyaye aramembye ibintu nyine bigenze neza. Naye ndi mu rugo nabyariye mu rugo, uwo mwana namubyariye mu rugo. Kubyara imfura yanjye imubyara nabyariye nyine kwa muganga ariko naha mu rugo. Umwana ageze mu mezi 5 urumva ko we yari amaze gufata igihe kinini, mu mezi 5 yari amaze gutekereza ati arura twabyaranye bwa mbere ari nuriya Kevin Chakende. Kevin nshobora kuba mukunda ariko afite imico itari myiza, nkabona rero ninjye tugomba gukomezanya. Niko kumbwira ati ugomba kwitunganya rero ukaza tukabana, ndabona imyaka yawe ni mike ntabwo twajya mu rukiko, ariko wenda kuzagenda ukura tuzasezerana dukora ubukwe nta kibazo. Nanjye nyine numva ko mbaye umugore ngiye gushaka, nari mfite imyaka 16 da. Nari mfite 16 nari namaze kuba umumama, numvaga amaze gukura n'umwana. Ndagenda ako papa ibyo bintu nabishyigikire naba nabizi, umuntu wabaga bizi ni mama. Hayi mama nawe papa twarabanaga, ariko ni ukuvuga ngo papa iyo uri umwana akakwishyurira ishuri murakomezanya ukiga, arabimenya kuri kwiga akakwitaho, ariko iyo wamaze kubivamo ibyo wabitesheje agaciro arakureka ukaba mu nzu yiwe nyine akaguha mwaramutse gutyo, ariko ntago yasa kukubaza ngo bimeze bite. Yumvi papa nyine yarabimenye ko nwite, ntago yarabyitayeho. We ikintu yajyaga avuga ati uriya muhungu umunsi umwana wanjye agize ikibazo niho tuzasererera, niho ugira ibindi umubaza. Ntago papa yigeze akurira mu Rwanda, ntago ngo ibintu by'abanyarwanda ajya bimenya. Papa ngo abanyarwanda bagira utuntu tw'udutiku cyane, naho mu mwanya ntago ajya abubona. Nuko nyine ubwo ngubwo papa yavukiye muri Kongo. Nuko ubwo ngubwo turangije nyine niko kubana n'uwo mugabo, tujya kubana tubanye neza, nkajya njya gusura mu rugo rwose mama akabona ko meze neza nta kibazo mfite. Papa kandeba akazunguza umutwe bakavuga ako papa ndamukunda, ni umubyeyi utuje pe. Mama nawe nuko, ariko noneho ubwo ngubwo umugabo turabanye, ariko nyine twatuntu dutangira kuza abandi bana twakinanaga, abahungu bankundaga nyine bakamamagara kavuga ati uyu muntu mwamenyanye mwavuganye gute ko nzi ko ibyanyu byarangiye. Reka nkubwire hoya kandi njye nari narabikora ibyo ngibyo uri kuvuga, ibyo uriya mugani bacanga yanyuze ni hacu urwango. Niwe mugabo niwe wewe ntago ari ako wajyuba iminsi babarira n'ukuri ntago mbizi nanjye nyine, ubwo reka tuyifate ko ari iminsi. Ntago nyine abo bantu ntago njye negeze nkundana nabo, nuko nyine abantu baba ari inshuti zawe mukavugana. None se gushaka ntago kuba ushatse umugabo biba bivuze ko utazongera kuvugisha babahungu bandi b'inshuti zawe mwiganye cyangwa se mwaturanye cyangwa mwakoranye cyangwa iki. None se yari kumama ku buryo umuntu yari kujya amamagara nkamukupa se nkamubwira ati narashatse ntuzongere kumamagara. Oya ntago ari ibyo, we yarazaga nanakubaza ati uwo muntu bite, we yumvaga ko ikintu mwagiye kuvugana ni iki muvugana. Wapi ntago njye yakundaga kubibona, akagira n'amahane akakubwira ati uriya mugomba kuvugana, uriya mugomba kuvugana.
kandi njyewe nta kintu byabaga bintwaye ko yavuganaga n'abandi bakobwa pe. Oya ntabwo ibyo ngibyo nagiraga ubwoba aho nari ndi umwana kandi naramutinyaga yarandutaga nabaga numva ko ari bunkubite. Ariko nyine ubundi ikintu ngiye kiba kimbabaza kugeza n'ubu isaha impamvu nabasabye ko twaganira nkatwe abana b'abakobwa nta nubwo ari njye gusa ni benshi. Hari abana benshi bagiye baterwa inda mw'ubwo buryo bakabana n'abagabo babateye inda byageramo hagati ya myaka 18 baba bamaze kuyirenza cyangwa kuyuzuza abagabo bakabatererana. Nanjye niko byagenze. Mana yanjye ubwo twarabanye nyine icyo gihe dutandukana nyine basaza banjye bo kwa mama wacu bari baje nyine muri quartier kudusura turagenda tusangira nabo nawe nyine yari arimo kuko ni inshuti ze nikavukire n'abantu bakuranye. Ndataha ndateka ako famiye agira nyirakuru we nigeze nkunda. Nyirakuru we ntago yigeze nkunda kuko hari n'igihe yigeze gutaha yasinze uwo mugabo pe. Umugabo wanjye yarankundaga sinjye no kuvuga ngo ntago yankundaga n'ubu ngubu nibiri kuba ntekereza ko nazi uko yabaye njye nkunda kumubwira ati barakuroze bitewe n'ukuntu muzi. Naratashye ndateka aza nimugoro we naramusiganye nabo njye urumva njya guteka nk'umuntu w'umudamu. Bigeze nka saa 2 arataha. Haje umuntu sinzi ukuntu namwita ni umwana wa mukuru wa nyirakuru. Ni umwana wa mukuru wa nyirakuru ubwo ngubwo ni nka nyirarume. Ni umwana wa mukuru wa nyirakuru nyine mama w'uwo mugabo waje avukana nyogokuru w'umugabo wanjye urumva ko nkaho nawe ari nyogokuru wiwe. Noneho ubwo ngubwo umugabo araza yinjira mu nzu. Njye rero ndi umuntu ugira urukundo nubaha buri muntu wese ariko noneho byageraga ku muryango w'umugabo numva ko aba ari ibintu bikomeye cyane kuko ni ibintu umuntu aba agomba kwitwararikamo kugira ngo n'umuryango ukomeze ushime umuntu. Araza ndamubwira ati rero twiriwe twatembereye rwose injira mu nzu nawe nze nkwakire. Ndamwakiriye ndi guteka nyine tunaganira arangije abarambwiye ubwo rero ngo wicaye mu nzu yacu urumva ko umeze neza nta kibazo ngo ngenga ni ngewe wabiruhiye bino bintu ngo kusi kugira ngo ino mitungo bayitsindire ngo uburyo narushye ngo none ngo wowe ngo uje ejo bundi ngo wowe ngo bahise babahereza inzu mubamo mutishyura ngo ngende ndimo ndabunza akarago. Ari uwo mugabo bivuga. Ndangije ndamubwira ati reka nkubwire ibyo bintu uri kuvuga hanjye ntago bindeba sinanabizi. Ahangaha mari nk'umucumbitsi n'abana nyine uwo muhungu wabo ntabwo yari ahari uwo mugabo wanjye. Nawe ngatanda umucumbitsi isaha n'isaha nagenda tukajya no gukodesha n'ahandi. Arangije arakomeza aranuka ariko urumva ko yaramaze gusinda nari maze kumugurira. Ndamubwira ati maze kuguhaza nyine ngo nukanyita imyiturana n'ibyo kuba umukazana mbana nabivuyemo mba ndabyi. Ariko ikintu cyambabaje n'ukuntu yavuze ngo ngo ubanzanye afite uburozi bukaze. Ubwo nyoko yaguhaye ukazana ahangaha bwo burarenze. Urumva yarashatse kuvuga ko mama yamaye uburozi nkabahereza kugira ngo baduhereze inzu tubemo tutishyura. Ndamubwira n'umujinya nyine n'ibiki kuko nanjye nahise numva ko ari ya bifi iri muri famiye nyine mu miryango wa mukecuru atankunda. Ndavuga ati mama ntabwo yagira uburozi bwa ruta ubwo nyoko wanyu afite. Na wabo ni nyogokuru w'umugabo wanjye. Umugabo yaje umugabo yahageze ahita yumva ngo mama ntabwo yarusha uburozi nyoko wanyu. Ubwo ndi yaje ahita areba uwo mbibwiye ahita baturitorosha bayinkubise mu mutwe. Iyi nkova ahangaha ni iyi ngiyo ntabwo isida yo ndaza kwigarukaho nyuma. Umva amaraso aradudubiza ako
ariko niyo yakundaga kunku yaravuga ati ngiye kugukubi none reka nze iyi sura yawe nyangize none atazajyana n'umugabo uzanakubona dutandukane none ntazajya n'undi mugabo wese uzanashaka ndavuga ati okay cyakoze icyo gihe icyabayeho bahise bamufata hahita haca n'abasirikare baraza baramufata baravuga ati wowe urinde wo kugira umuntu gutya kuko amaraso yese adudubiza hano gutya mu maso ahita hahinda n'imisatsi yuzura amaraso imyenda nari mfite n'umwana w'uwo mugabo ameze nkaho sinzi Imana imbabarire kugena ngiye gukoresha Imana ikimbabarire noneho ubwo ngubwo oya ntago nabivuga nari muhetse mutoya yakinkubise metse umwana arangije abasirikare baravuga ati muhamagara imodoka ndavuga ati afande mumbabarire ibi turabyikemurira ni njye wiyenjeje njyewe narwanyaga kujya muri gereza kwe sinabishakaga ntago nabishakaga njyere ngira urukundo ndi umuntu ugira urukundo kandi ikindi noneho namwubahiraga noneho n'abana nkavuga se arajya muri gereza nanze ko bajya kumufunga imyaka 30 ndemera bajya kumufunga imyaka 5 oya abana bananira se bwo mubundi yamariye iki kandi ndi kukubwira ntago ari bwo banari mfite ahubwo nyine nibazaga naravugaga ati nubundi ntacyo nzaba nkoze imyaka 30 nanze ko bamufunga nubundi bizarangira afunzwe nubundi ari njyaziza iyo myaka 5 cyangwa ingaye bari kumukatira birangiriraho njya kwa muganga ndivuza mama biramubabaza cyane mama aravuga ati noneho no muhungu nukutumenyera nukurengera papa yari yarabivuyemo ibyacu nako mva kwa muganga mu gitondo natashye mu rugo gitondo ako ni ibintu yakoze azi ko naratashye abana bato bakuru nyine barambwira ko bamaze kumenya kuvuga barambwira ati ma papa rero yatwaye televiziyo twari dufite televiziyo ya flat nyine niyo yahereyeho amanura mvuye kwa muganga mu gitondo kuko naraye mu rugo mbyuka njya iwanjye ko twari duturanye ndagenda abana barambwira ati papa televiziyo yayitwaye bambwira n'abaje kubimutwaza ibyo yajyanye ndavuga noneho njyewe nararyamye icyo gihe ntekereza ko umugabo ahubwo kuba iki ni ikimenyetso cy'uko yari no kunyica ni nk'Imana yabikoze uyu muntu twatandukana hakiri kare niba umuntu yashaka afata televiziyo agafata ibiki nuko n'undi yari afite gahunda ahubwo yo kuba yananyisha akanigendera naramuhamagaye rasa turaganira ndamubwira ati urabizi ko twakundanye urabizi ariko urabona ko bijya byanga utazanyica rero abana baba imfubyi nawe ujya muri gereza nanjye narapfuye n'undi abana bandagare ku musozi nuko nandika urupapuro mfata urupapuro ndabyandika nari nandikiye ubuyobozi bw'umudugudu bw'uko nandukanye nawe ku bana byanze ahubwo we icyo akwiye kumenya ari abana nuko byagenze nuko natandukanye nawe nyine niko kunkodeshereza ya nzu mava bitewe n'ikibazo cy'uko nguko yahise ahagarika amafaranga yarahagaritse avuga ko ubushobozi bwanze akumva aho yagiye yari yahabonye undi mugore atari na wa undi wa mbere niwe yari yahabonye ni nayo urasanga yambwira ati uruha mugore mwaka abana bazanumbarere hanyuma ajya iwabo ntago ayo mafaranga uzajya ukomeza uyamuhereza 60 ntabyo uzabona kuyanyuma suko yarayabuze 60 n'amafaranga yari amafaranga makeya ku muntu w'umusore uzi gukora ewana ndataha ibyo nkajya mbimubaza akamakanira akambwira ati hoya nta mugore mfite aza kunsaba abana ati wabaye impaye abana bakaza kunsura mu gihe nyiri guhishakisha ubushobozi noneho mu gihe turi kumwe kugira ngo papa watazanabibona nabi akabona ko wenda hari icyo mufasha abana tukaba turi kumwe banditse mukaba mufite uwo nguwo umwe ndavuga ati ngiye ntago abana bagena abagwangu batware cyetse nzajya mbaguha bakajya baza kugusura nk'icyumweru kimwe bakongera bakagaruka tubyemeranye uko yarancutse ndusha ubwenge abagabo buriya nibo bantu nsigaye ndabatinya ariko nkanabubaha abana yarabafashe ndamugata ariko reka tubanze twandike urupapuro tazaminduka ukavuga ko abana banjye nabagujugunyiye nanze kubarera turarwandika turushyira umukuru w'umudugudu abana baragiye abantu barambwira ati ariko uzi ko umugabo yashatse umugore muvuga ati si ubwo hari umugore wandererara
nuko narahiye ko n'abana banjye nubwo tugomba kubwirirwana twese tukaburara. Umva ndangije naragiye nyine nsanga ko afite umugore. Mbona abana banjye bari kurerwa na mukase nyine. Ndi kumwe na mama. Ndi kumwe na mama ndabibona nyine aho kumugabo arabihakana ati nge nta mugore mfite. Ndavuga ati nta kibazo n'ubwo umufite nge nta kintu bintwaye n'undi kubana kwanjye nawe byaranze. Mereza abana banjye ngende. Nyine abantu batweretse aho umugore akorera batwereka niyo nzu ko kuyo nzu kuntu ingana ntabwo yari y'umugabo ubamo wenyine yabonaga ko ari umugore n'umugabo. Abana barabimbwira nyine abana banjye barabimbwira. Noneho arambwira ati rero ntunkorera kubana ndakwicira ahangaha. Ndakwicira ahangaha banjyane banjye gufungwa. Mvugana na mama ye kuri telefone. Mama arambwira ati se uwo mugabo ko yanakwica ko Satani akorera mu bantu wagiye abana bawe ukazajya kubazana uri kumwe n'ubuyobozi. Ndataha ariko nyine nahana igikomere ndababara cyane numva ko abana banjye ari ibitambo mvuga abana b'iminsi imyaka 3 n'imyaka 4 bari bari kurerwa na mukase nyine. Ndataha mugende gupanga kuzasubirayo nsanga umugabo yarimutse. Baramamagara barambwira oya baramamagara ari umuma w'inshuti yanjye wari watuye yaramamagara arambwira ati wa mugabo uzi ko yimutse na wa mugore. Ndavuga ati nzabakura hera mba ndasaze. Mama ndamubwira ati ma barimutse abana njye sinzababona. Icyo gihe umugore nyine mbona nyine message muri telefone. Umugore mbona message ngo ndimo ndarera imbwa n'ibibwana byayo ngo abana uzongera kubabona ari intumbi. Nangiye kuri nyine ntago njya nkunda ntago nshaka gutekereza ku buzima bwanjye. Nyine yarayanditse nyine nanjye ndamubwira ati uke nta kibazo. Njye ntago njya nkunda kuvugana n'abantu nafitanye nabo ikibazo. Numvaga ko uwo mugore n'undi nta kibazo mfitanye nawe sinari muzi nawe ntago yaranditse ibyo kumbona nyine ku mafoto. Nahise mpamagara umugabo ko niwe kabitera. Ndamubwira ati none bite ko uyu mugore ari kuntuka ari kuntukira iki? Arantuka nawe ahubwo. Nyine yavugaga nyine uwo mupapa w'abana niyo mbwa aba bana bakabibwana. Nyine ni umugore nawe yashatse ntago ari umugore. Aho umuntu wakuye mu kabari se bwo wavuga ko ari umugore nawe yari umuntu uri aho ngaho. Nyine hari abazima ariko nyine ako si akabari nyakabari. Ni bwabo bari bwa bundi bwo muri Ndagaswe nyine bumwe bucuruza inzagwa bugira gute ni se na nyine nuko wenda aramutse anabyumvisha akagira yakumva ko naba namututse ako asa nkaho atigeze arerwa. Ntago ari umuntu wakuriye mu muryango wenda nyine ngarerwe nk'umwana. Ntago nari muzi ariko ibitutsi yatukanaga yakundaga kuntuka wumvaga ko ari nk'umuntu wajya yakuriye mu muhanda. Iyo message umugabo arangije aravuga ati umva rero ngere wagicucuwe je naga abana banje naguzongera kubabona. Uzarere uwo nguwo ubwo bushobozi bw'ayo mafaranga simbufite. Ndavuga ati se ko nakubwiye ko udashobora kunderera abana wamba bari ukameneza abana banje ko ari bwo buzima bwanjye. Shabana mbabaje umugabo akahita nkupa umugore akahita yohereza message kavuga ngo igitego cya mbere ndakigutsinze unsigaje kugutsinda icya kabiri ngutwara n'uwo ngo usigaranye.
nariturije ndabyakira mpita noneho nanabivamo mvuga iyi nkajya mvugana n'abantu bakavuga ati se Kevin n'ubundi nta bushobozi ufite bwo kurera abana bari kumwe na se barabana n'abahungu isa n'isaha bazizana mfata umwaka umwe ndatuza ariko natuje n'ubundi nkabaho nabi nishimye nuko mana yanjye si ubwo si 2020 yego covid yaje suri kureba cyagiye covid itangiye kugabanuka ikigera mu Rwanda nibwo yabatwaye niberaho nyine gutyo tubaho gutyo cyakoza nyuma Imana ikajya imuvugiramo nkumva arabamaye turavuganye ariko abantu bakajya baza bakambwira ati abana babayeho nabi ni imbobo abana babayeho nabi ni imbobo ntibamenya ko ari babana b'ibizungu wari ufite mukase noneho umva babimbwira umva ngiye gusara nkavuga ati ariko buriya abantu baba bashaka kunsaza kumwe abantu baba bashaka kubona abantu bahora bahanganye nkumva ko igisubizo n'ubundi ari ukujya kumurega najya kumurega nkavuga ati ubu ntibazamufungara nkavuga ati reka negereze hoya njye nanga ko bazamufunga ninjye biturutseho ubwo nyine bwarahonyorwaga ariko nyine kubera yuko nasengaga kandi nkizera Imana ndavuga ati buriya wasanga ibi byose biri kumva hari impamvu igihe kizagera abana bakaza abana twaravuganaga bakarira turagukumbuye nkabwa ariko murabizi ko ndi mama wanyu mwabaza mama wanyu yitwa Ndete Kevin irindi ishimwe nkavuga ati ntacyo kuba mukibuka ko ndi mama wanyu ati muhumure tuzongera tubonane ndangije nyine ubwo ngubwo nyine nkajya mora ndizeye umunsi umwe none sasa nza kuneka amakuru nza kumenya aho batuye ahantu hitwa Ibushyano ahantu hejuru ngo ni muri Ndera ariko nejo mu ishyamba n'ahantu kure cyane nagiye icyo gihe njyayo nzika n'abantu banyindi bubazanye hari kuri Noheli ndi kuvuga ati turasangira ubu nandanga byakunda umugabo yumva ndamuhamagaye ndamugati ndi hano nsana abana ngo hehe ndahamubwira avuga kuri wa mugore uzikari umusazi we n'ahantu umuntu yakwihisha navuga ati nta namwe ushaka kunyihisha cyese atari mu gihugu cy'u Rwanda abarambwiye ati toka wowe ahubwo ndaje magusanga inkwereke yari yarambitse mu bwoba cyakoza nahise mama umukuru w'umudugudu twari twavuganye yahise aza wo mu mama arangije umugabo ariko yanze ntabwo yahise aza ahubwo yahise abwira uwo mukuru w'umudugudu aravuga ati nge ndi kubikubwira ndi runaka abo bana nabiwe yarababyaye nta nubwo bari banazi yuko ubwo mugore babana ari we mama w'abo bana ahubwo ngo abantu bikajya bibacanga barabana kari inzobe barabana ko arigiye bahamagara uwo mugore ngo tantine mwe bakamwita mama ko bajyaga barabakubitaga kujya bahamagara uwo mugore mama bazige kumwita mama abantu baho bambwiye ubuzima abana banjye babayemo noneho mva yongeye gusara abana umukuru yoza umuto ubwo umukuru afite yari amaze kugira ngo imyaka 5 umukuru yoza umuto kujya gusenya nko mu cyaro kujya kwahirira ingurube n'ibiki ubwo niba abana bajyayo ngo bigaga materineri ariko sinabyemeraga kuko sinabagayo sinabyemeraga nuko ego ko mana yanjye ndi kukubwira ngo sinayinemeye no kuhagera uzi icyo gihe ibintu byabaye umugabo yabwiye umuyobozi w'umudugudu ati ngiye kuzana umuhoro ndamugutemera mu maso nawe niwitambika nguteme aravuga ati mana yanjye ndamuga ati niba bivuze arabikora kuko nge nari imuzi niba bivuze arabikora nyina turavugana nyina aravuga ati wamba bari ukaza basi tukazaca mu bindi byose bishoboka ariko abana bakaboneka ariko ukaza hatagize ikibaho kuko iyo wabyaye umwana ubumuzi naravuze ati naho mva banyice naho mva mpaka mbonye abana banjye nari maze umwaka nabona abana banjye nari mfite agahinda gakomeye ako nyine n'ubundi byarangiye ntashye ndataha nkomeza kubaho gutyo nyuma nza gukora impanuka nakoze impanuka 2022 nakoze impanuka y'imodoka imodoka iranyangiza cyane
imodoka yanyangije yakubisemo hano mu itako, igufwa ryo mu itako riracika. Urumva ko ishaka ko yarakubisemo hano ahangaha hakikubita hasi, sinzi ikintu naguyemo kuko kwa muganga hano mo imbere hari harasadutse harimo umwobo, igufwa rigaragara. Nabaye kwa muganga Kibagabaga nk'amezi 2, aza kunsezera ndataha. Ni mu rugo n'imodoka yangonze niyigeze iboneka. Urumva ko byari ibintu bikomeye. Imodoka yangonze niyabonetse, mvuzwa no mu rugo, inshuti nyine n'abavandimwe pe baradufasha kuko byasabaga amafaranga menshi pe, menshi cyane. Mbaho gutyo gusa ari gihe njya mvuga wasanga ari n'Imana yashatse ko iyo manuka iba. Iyo Imana igira inzira nyinshi icishamo ibintu, nubwo aba ari ibintu bibi, hari igihe ibintu bibi biba ku muntu ariko birangira ari byiza. Umugabo baramuhamagaye baramubwira ati Kevin yakoze impanuka. Nyine ngewe kubitewe n'ukuntu nari meze naravuze mamagarira uriya mugabo anzanira abana basi tube turi kumwe hano kwa muganga tujye tubonana kenshi nzapfe. Basi baraganiriye na mama wabo. Nundi ni Imana yandokoye pe. Nyine abana umugabo yagize ngo ni brag. Noneho yumva muri karitsiye bari kuvuga ati Kevin yapfuye, yakoze impanuka, yacitse amaguru, umutwe wajanjaguritse, Kevin yarangiye. Yumva ko biri seriye, noneho batari kumubeshya. Musaza wanjye aramubwira ati biturimo si imikino, zana abana barabashaka. Abana byaremeye, ariko avuga ko abana atabazana kwa muganga ngo bandebe bitewe n'ukuntu ari meze. Nk'ayo mezi 2 ntacyo ngeze mu rugo, abana baje kunsura. Nubwo icyo gihe nigeze menya ko baje, niwe yatangiye. Ntabwo nigeze menya ko baje, nyine naresaga nk'uwataye ubwenge, ariko nararebaga tukaba waza tukaganira, ahako nyine ukabona turi kujyana mu bitekerezo ariko nazi ko uhari. Barambwira ati abana baje kugusura. Mama yarabimbwiye ngo abana baje kugusura, banyereka n'amafoto twifotozanyije, mpita mbyemera ko baje. Noneho ubwo ngubwo nyine maze gutora agatege ntangiye kugendera ku mbago, nyine ntangiye kuva aho ndi. Ndamuhamagara nkupa. Amakuru yaramaze kuyamenya ko nangiye gukira. Fata telefone ya mama, nigirishwa nkaho ari mama nyine wanditse. Ndavuga ati wambabariye ko nakubaniye neza nkakubera umubyeyi, ukazana abana ku mwana wanjye ameze nabi ari kuribwa akibonera abana be. Ariko nabwo nagiye kugendera ku mbago nari meze nabi kuko nabaga ndi muri risk, mvuga ko isa nshobora gupfa. Nari mfite umwuka mu kisinaryaga, nyine mbega nari meze nk'umuntu wapfuye. Avuga ati nshobora kuzasinzira nkapfa abana banjye tutavuganye. Umugabo yaravuze ati mama timbabaresho nzabazana. Igitondo yarabazanye, baransura tumarana iminsi 2, ndishima ndanezerwa. Numva ko banzi, barambwira ati ma tuba tugusengera, bambwira umwe nakuri icyo azaba n'undi uburyo bazajya kumvuza, ngo umwe ukuntu ngaza umusirikare agafata uwangonze. Ebye nabyo vagahinda kakarushaho kunyica. Abana basubira nyine ko bari bakiri kwiga. Umwe yari mu wa mbere, undi ari muri maternelle. Nyine nuko nyuma umugabo ndabamwakara avuga ati umva nabo nguha, none amaze kumenya amakuru ko nsigaye nanagenda. Avuga ati nabo nzagwa. Ndavuga ati si wanze kuma abana banjye, ngiye kugenda njye kukurega tujye mu buyobozi, abana banjye uzabama. Avuga ati nabo nzagwa. Ndongera ndituriza ndamureka. Noneho nari nafashe umwanzuro wo njya kumurega, nkajya kuri bari abashinzwe uburenganzira bw'abana, kuri Haguruka. Umusaza wanjye aramuhamagara aramubwira ati Kevin arashaka abana be. Abana baratotezwaga cyane, mukasepe yarabafashe nabi cyane. Abantu bajyaho batuye bakambwira ati se, noneho bamwe bakajya batangira mama bakavuga ati ko wareze abana benshi nabo utabyaye, abuzukuru bawe bagiye gupfa rura rupfu. Mama akabimenya, akabimisha ngewe. Ko mama yaravuga ati nshobora kubimubwira akagenda umugabo akamutsindayo nanjye nkabura umwana wanjye. Noneho mama yarambwiye ati ndi gusenga kugira ngo abana bawe uzongera ubabone. None nanjye ndavuga ati ariko Mana, njye najyaga mbwira Imana, nyine nanywaga inzoga, najyaga mbwira Imana, Mana numa abana banjye nzakizwa. Niko najyaga mbwira Imana.
nanarwaye nyine nkavuga ati Imana ni ukuri ibintu wankoreye ni ibitangaza bikomeye cyane bitewe n'uburyo wongeye ukamagarika narabigusabaga ukaba waraninze gucika amaguru no gupfa n'abana banjye bangaruye noneho ngukorere byeruye abana naraziretse nyine abana icyo gihe bamugira inama abandi bashuti biba bumvishe ko ngiye kujya kumurega kandi ko biri bubyutse ya madosiye afite ya kera agira ubwoba ahita umugore aramamagara ngo ese ko numva uri gutera induru ngo ushaka abana bawe ngo kuki utaje kubafata sinjya nkunda kuvugana n'abagore cyane naramwihoreye sinamusubiza kuko nta kintu nari kuvugana nawe ise niwe wamamagaye ndamubwira ati ubazane ngohereza tike ngo abana baze ndavuga ati ndaza kuyishaka nyohereza noneho ubwo ngubwo umugabo arambwira noneho umusaza wanjye arambwira ati se abana bariwe baraza noneho aba ari wowe ubategera nabategere cyangwa byihorere ariko nyine yarabategeye baraza baraje ndabayoberwa ejo bundi 2023 iyi ni 2023 mu kwezi kwa gatandatu abana banje baraze ndababonye ukuntu babaye ukuntu basa ukuntu bameze nyine gahinda karanyica numva nahita njya no kuri RIB ahubwo nkavuga ati mbajyane kuri RIB njye kubereka abayobozi njye kubereka abayobozi barebe ukuntu abana banjye babatatesha ukuntu babagize ahantu hose ari ibisebe ibiki byose abana baravuga ati ndabaga ati noneho ejo muzasubira kwa papa abana baravuga ati ntago tuzasubirayo umwe arambwira ati aho kugira ngo njye nsubire hariya mwarurarugo nzasanga bari abana bo ku muhanda babandi bitwa abamarine naye njye ninywera tineri nirarire mu muhanda ndabwira ati muhumure kuba mwangezeho ntago tuzongera gutandukana ndetse mpfuye abana turabondoye tubagize neza nyine bongera kuba abana kugira ngo tuze no kugana ku musozi w'ikiganiro ntabwo ubuzima ari bwiza ntabwo ubuzima nanone si bwiza ariko si na bubi higa umwe ntabwo biga nyine urumva hajemo ikibazo cy'ubushobozi mu rugo niba baramvuje papa ntabwo afite akazi aricaye mama nawe ubu nta kintu ari gukora nanjye urumva sinakora kuko njye ndarwaye ndacyarwaye n'ubu ndakivuza umugabo naramuhamagaye ndamubwira ati sasa uko ibintu bimeze ntabwo abana banjye uzongera kubabona bitewe n'ukuntu mbabonye bameze iyo baza kuba bameze neza mwari gukomeza kubarera ariko abana bameze nabi ntibifuza no kugaruka kandi ari ibyo ndi kukubwira ari nayo mpamvu nifuje kuganira nawe kugira ngo mujye mutukorera ubuvugizi umugabo yarambwiye ati ibyo uri wananiwe kubarera uri nyina ndavuga ati se ndabarera mfite akazi urabizi ko ndwaye ubu namaze kuba ikimuga ntava naho ndi usibye ko hari igihe Imana izanyize kuko naho ngeze sinari nzi ko nzahagera wenda nkabasha gutunga abana banjye ntacyo nkusabye ariko se nka papa wabo kari we twababyaranye ni wafasha abana bawe wabyaye ko atari nanjye ubufasha nanjye mfite mama na papa banyitaho ni wamenya abana bawe basi aravuga ati reka amashuri aratangira umukuru yaragiye kujya mu wa kabiri wa undi wari uri materineri agiye kujya mu wa mbere umukuru we nakoze uko nshoboye kose mu bapapa mfite abapapa bagenda bamba hafi nyine b'inshuti z'umuryango namubwiye ko abana banjye baje ariko umukuru adafite uko yiga ntabwo nari kujya kumubwira bose ndamubwira ati ntabwo umukuru bose ntabwo biga ariko umukuru niwe ubabashe cyane wamfashe akajya mu ishuri arambwira ati nta kibazo ndamubwira ati ntabwo ari ibintu bigoranye cyane ikigoranye ni ugutangira ariko minerivare nta mafaranga make ni icyangahe ntabwo ari ibintu birenze yarampamagaye amereza amafaranga njya kwandikisha umwana hariya mu Giporoso umwana wa mbere ababonye ishuri uwa kabiri umugabo ahamagara mama aramubwira ngo araza kohereza amafaranga nawe ajyeyo mama naramubwira ati ma ntayari buguye mama aravuga ataraya mu gitondo yari yaborotse nimero ya mama uwa gatatu nawe
abana banjye baricaye ntago bari kwiga habe n'igiceri cy'ijana. Nyine nk'aba bagabo batubyaza nk'uko nguko natwe tukemera kubana nabo tuzi ko bazatubera abagabo bakatwitaho tukabana nyine tuzi ko tugiye kugira ingo nziza bakadutererana nyine nk'uko nguko. Nyine ndatekereza bino iki kiganiro wenda turi gukora n'ibiganiro abantu bagenda bakora abayobozi bamwe baba bari kubireba bakagombye kudufasha nyine bakajya bahwitura abo bagabo bakabibutsa inshingano zabo kuko baba banze kuzikora ku neza banze kumvikana n'abo babyaranye bakareba ikintu babakorera n'ukuri. Icyo njye nshaka semana yanjye hari abantu baba bafite imitima yo gufasha abantu sibyo nk'ubwo uwo mugabo nk'uko yanze kumfashiriza abana ngo bajye mu ishuri bige uko kose yanereranye hariho abantu baba bafite umutima mwiza wenda bamfasha nkabasha nyine kwita ku bana banjye kuko uwo mugabo wenda abona yariturije nanjye wenda nkabasha kwifuza ariko njyewe nuko nguko umeze nyine nubwo nanjye nyifuza ikintu kiba kimangakishe cyane cyane ni imibereho y'abana banjye nyine byose urabyumva biba bigoranye pe biba bigoranye urabona wenda nko mu rugo nibo baba bamfuza nibo banyitaho kandi wumvishe yuko bose nta kazi bafite sibyo nk'utwo tuzu nyine umuntu aba yarubatse ku ruhande gutya zatumurengera ariko iyo byageze kuri urwo rwego ntabwo uba uteganya n'ibyo byose nguko naje mu rugo n'abana batatu bose n'abandi basaza banjye bari kwiga byajyaho nk'uko kwivuza kwanjye njyewe nivuza buri munsi n'ubu wabonaho nicaye aha ngaha mpagurutse kugenda bikananira kahita bisaba ko njya kwa muganga kahita bisaba amafaranga nyine ni ukuri ubuzima buragoranye. Yego dukurikiye mbe nk'abana b'abakobwa uzi se nk'ubu nkanjye aho bigeze mana yanjye ndamutse nsubiye ubukobwa sinzi ikintu nakora. Abana b'abakobwa inama nabagira birinde kandi nibazajya banamenyana n'abantu bazajya babanza bashishoze bamenye ngo uyu muntu koko uyu muntu arankunda bya nyabyo twabana tugakomezanya ariko ibintu byo gukundana kubonana n'umuntu uyu munsi murabananye mumaranye ukwezi aragushutse ejo muraryamanye aragutera inda ahita kwihorera ahita atuma wowe uzandagara we ntago bimureba uzandagara ujye mu muhanda ubeho nabi n'uwo mwana wabeho nabi. Inama naho abana b'abakobwa nyine nuko bakagombye kwifata ufite amahirwe yo kwiga akiga agasoza ewana kabisa. Ntacyo mfite nimero nkoresha ariko ntabwo ari njye ibaruyeho ni 078 62 32 572 ibaruye ku mazina ya Kamigi Alphonse ni papa wanjye. Yego murakoze.